Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Muraho neza bene data? Dushimye Imana y'amahoro iba yaturinze maze ikatuzigama ikatwimana tukaba tugejeje amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Ni neza Imana iba yatugiriye nta gushidikanya, nubwo umwanzi Satani we yifuza ko tutabaho, ariko turiho kubera Imana. Imana ni igishinga kandi habwe icyubahiro kuko ariyo kubahwa. Hanyuma rero nshuti bavandimwe, nishimiye kuza hano kuri studio za impano y'ubuzima tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga ngaha muri Yesaya 38. Turahera ku murongo wa mbere. Haragira hati: muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati: Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekeza ivure atakambira Uwiteka ati: ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa nawe, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti: subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti: numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana dusomye muri Yesaya 38 ku murongo wa mbere. Ahangaha Hezekiya yakoze imirimo inezeza Imana, ariko umunsi umwe aza kurwara. Hanyuma umuhanuzi Yesaya asanga Hezekiya aramubwira ati: Uwiteka Imana arantumye ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya nk'umuntu wakoze imirimo imurengera, mujye mukunda gukora imirimo kuko imirimo ni ingingo iturengera mu maso y'Imana. Nta kindi kintu Imana yakuremeye usibye imirimo myiza. Niba ubasha gukora imirimo inezeza Imana, nta kabuza Imana irakurengera kandi ikagutabara. Niyo mpamvu Hezekiya yabyungukiyemo, yongererwa imyaka 15 yose. Nuko Hezekiya akimara kumva ayo magambo, muri kumva ni inkuru mbi ibabaje ku buzima bwa muntu. Nawe umuntu akubwiye ati ugiye gupfa, ntabwo wakwishima kuko utekereza ibintu byawe wakoreye mu myaka ingahe. None rero uyu muntu usenga utekereza inyungu wari ufitiye Imana, nta kabuza urareba ivure utakambira Uwiteka ibyanjye rikongera imyaka yo kurama, kuko Imana niyo itanga. Mwumve ukuntu Imana yisubiriye, arangije areba ivure atakambira Uwiteka. Imana arayibwira ati: Uwiteka Mana yanjye, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri nkakora ibishimwa kandi bitunganye mu maso yawe. Arangije ararira cyane. Imana yibutse imirimo Hezekiya yakoze, irangije ibwira Yesaya. Yari ari mu nzu atari yagera mu rugo, aramubwira ati: subirayo none umubwire ati, numvishe gusenga kwawe, ndeba n'amarira yawe, none kubaho kwawe nongeyeho imyaka 15 yose. Nta kindi cyatumye Hezekiya yongererwa imyaka, ni ukubera imirimo. Nuko Yesaya akimara kumva ayo magambo, yatinye kongera gusubira gutangaza inkuru nziza. Aravuga ati: ndi umuhanuzi hano muri Isiraheli, ndamuka nsubiyeyo gutangaza indi nkuru nziza. Nari mvuye kumubwira ko agiye gupfa, ubuhanuzi bwanjye ntabwo buzomerwa. Imana ihita imubwira ati: subirayo ndi Uwiteka ninjye ubivuze, nucunga nabi ndagutsinda aho ngaho. Yesaya arangije aravuga ati: ndabizi uri Imana wica ugakiza, reka nsubireyo. Aragenda abwira Hezekiya aramubwira ati: none wumva ukuntu Imana imbwiye, umva babandi babuyora amagambo ngo ntabwo bizashoboka, ndabizi bazagaruka. Hari urucantege, abantu bagenda bacika intege, kandi abantu babaca intege ni abantu musengana, ni abantu mukorana, ni abantu mubana. Umuntu yatangira akabizinesi akaguca intege, bwabese ntabwo bizakunda. Iwanyu nta n'umuntu watunze amafaranga, nta n'uwaguze imodoka, noneho urashaka gutunga imodoka, ibi ntabwo bizashoboka. Nuko kandi Yesaya arongera aragaruka abwira Hezekiya ati: noneho rero ibintu birahindutse. Imana igihindura ibintu, Imana igira ibintu ihindura ku buzima bwawe, Imana ihindura ibintu, Imana ihindura ibintu, Imana irema ibintu kuko ari Imana rubasha kandi Imana rugira.
Amen, amen. Nuko aravuga ati none Uwiteka Imana arandumye ngo yumvishe gusenga kwawe, none kwawe ukayongera imyaka 15. Ezekiel ntabwo byamutunga kuko yarazi ko yakoze imirimo inezeza Imana, ahita yishima cyane, yongererwa imyaka gutyo. Nshuti bavandimwe bene data, ibyaha bituma umuntu akenyuka, ibyaha bituma umuntu apfa vuba. Inyungu y'ibyaha ni urupfu. Kwishaka kugira ngo urame, ukora imirimo myiza kandi ukirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo Imana ikone mu mwana w'umumaro. Mujya mukora imirimo kandi mukiranuke, mugendere mu nzira nziza, kugira ngo Imana ikomeze kubongerera imyaka yo kurama. Ndabifurije kuramba mu iki gihugu cy'u Rwanda, bifurije kunywa amata n'ubuki, mukagubwa neza kuko ari Imana ituremera ibyo dukeneye mu izina rya Yesu. Nimwakire kugubwa neza, nimwakire umugisha, nimwakire amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese. Murakoze cyane. Yari demi ry'Imana wari urimo basuhuza muri iri jambo, kugira ngo dukomeze dufatanye gukora imirimo myiza inezeza Imana, kandi tunasenga twubaha Uwiteka kuko nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Murakoze cyane. Shalom, shalom.